Ngenda basuhuje mwese mukurikirana umuririmbyi gatatu TV aho muherereye hose ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Afurika, umugabane wa Aziya no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabakunda cyane umuririmbyi gatatu TV, turabakunda, tubifuriza umugisha w'Imana guhirwa muri byose kuko mujya mudukurikirana. Nkuko mubizi tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, amagambo meza abakozi b'Imana bagiye bavuga, ubuhanuzi, tugenda twegera abakozi b'Imana bakaduha iby'Imana yashyize mu mitima yabo. Rero nkuko mubireba ndi kumwe n'umuntu hano kandi yivuge. Amazina ni Remzi Janine. Igitangaza Daniel. Uyu munsi rero dufite topic, dufite ikintu tugiye kuganiraho. Uriteguye? Nditeguye. Tugiye kuganira ku kintu kimwe ariko gifitemo ibice bibiri. Turareba ubuzima bw'abakristo babayemo ndetse n'ubuzima umuntu utaragera ikirenge mu cya Yesu abayemo. Urabyumva? Ndabyumva cyane, ubuzima bw'abakristo n'ubuzima bw'abantu batarakira Yesu. Ni ubuzima butandukanye byanga bikunze. Nje nkuko njya mbona abapagani babayeho neza kuruta abakristo abantu basenga. Abapagani se buriya ni abantu bameze bite? Navuga babandi batari bagera ikirenge mu cya Yesu, wa muntu utarabatizwa ngo akizwe yakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Njyewe icyo navuga, bose baba babayeho mu buzima butandukanye, icyo kintu cyo navuga. Ariko buri muntu wese mu rwe ruhande ubuzima bwe yakubwira ko ari bwiza. Ariko physically nje nshobora kureba nkavuga nti uriya murokore yambara agashati kamwe buri cyumweru, ariko umuntu utari wagera mu rusengero utarakandagira ugasanga ku wa mbere yahinduye, ku wa kabiri yahinduye, ku wa gatatu paka ku cyumweru. Hoya, ntabwo kuba umuntu wambaye neza ntabwo ari cyo kimenyetso kigaragaza ko yakiriye Yesu. Kandi nanone ashobora kuba ari na wa muntu wamwakiriye ariko yambara ibintu bisa nabi, nabyo birashoboka. Cyangwa ni bya bindi bavuga ngo ko tuzasa ntabwo kurerekana. Ntabwo nzi niba ariko bimeze, ariko jyewe ntekereza yuko ntabwo ikimenyetso cy'umukristo wabirebera ku myambaro, niko mbitekereza. Aha, ikimenyetso cy'ahubwo nge nshobora kubyitiranya nkareba ukuntu umuntu yambaye nkavantu uriya ni umukozi w'Imana afite amavuta. Akenshi na kenshi uzasanga abantu bagiye batandukanye. Ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana agomba kugira ibintu bimuranga, bimutandukanya na wa wundi. Urakoze cyane. Ati umukozi w'Imana agomba kugira ibintu bimuranga bimutandukanya na wa wundi. Ariko se nanjye ikintu nibaza, umukozi w'Imana se na wundi batandukanira ku myambaro? Njye niko mbitekereza, ahubwo n'ubuzima babayemo. Urareba ugasanga ubuzima bw'umurokore bw'umuntu wakijijwe burababaje, abayeho ni wa muntu usanga ari umukene, ni wa muntu usanga adashobora gushinga ka butike nk'abandi. Ariko wareba wa muntu utari wagera mu rusengero, wibera mu kabari, wikorera ibintu nk'ibyo, ugasanga we afite ubushobozi, reka tubyite ubushobozi, ku buryo ushobora kumubarira mu bakire, mu batunzi. None se ikindi kintu nibaza, cyangwa se wenda reka nguhereze urugero gatoya. Dufashe umuntu w'umucuruzi, ntubabona abacuruzi ukuntu baba basa iyo bari mu kazi? Urabona iyo ari mu kazi nyine aba yambaye imyenda y'akazi, ntaho ushobora kumutandukanira na mayibo bisanzwe cyangwa se umuntu wahariye hanze. Ariko ashobora kuba ari umucuruzi ari n'umukristo. None se uramutse umutambutseho yambaye iyo myenda imeze uko nguko, wahita uvuga ngo uyu nguyu kuko yambaye ibi ngibi ntabwo ari umukristo? Njye ndashaka kumenya ubuzima bw'abakristo babayemo n'ubuzima abantu batari bagera ikirenge mu cya Yesu babayemo, twabutandukanya gute? Akenshi na kenshi abakristo bagira ibigeragezo cyane kuruta abantu batigeze bakizwa, batakandagije ikirenge mu cya Yesu. Icyo nabivugaho, ahantu biba bitandukaniye, wowe nk'umuntu w'umukristo uba waratojwe nyine kwihangana, bitandukanye na wa wundi. Ntekereza ko ari nacyo kwihana bivuga, kuko nimba wihaniye hari byinshi twaretse, nyine hari imijinya ya kamere. Wowe umuntu ashobora kuza akagukubita urushyi, ariko ntibivuze ngo nawe ugende umukubita urushyi, cyane yuko Imana ibyo ngibyo iranabyemera ko bikugeraho. Nyine njya numva abantu bavuga ngo buriya ntago wahozwa amarira utarize cyane. No gukizwa rero n'ubundi hari ibintu wakijijwe bitandukanye na wa muntu utarakizwa. Niyo mpamvu nkawe nyine w'umukristo uba ugomba kwihangana,
kandi ukanera n'imbuto bitandukanye na wa muntu wo hanze. none se uravuze kugira ngo abantu badukurikiye baze kubasha gusobanukirwa n'ikiganiro cyacu turimo, nababwiye ngo turimo turareba ubuzima bwite bw'abakristo babayemo ndetse n'abantu bataragera ikirenge mu cya Yesu. Akenshi na kenshi Bibiliya ikunze kubita abanyamahanga. Uravuze ngo umuntu ashobora kugukubita urushyi koko uri umurokore, warangiza ukigendera. Ese koko ibyo bintu birashoboka ko umuntu ashobora kubikora? Birashoboka cyane nk'abantu b'abarokore rero, cyangwa abantu twakiriye Yesu cyangwa twamenye Yesu. Ntekereza ko iyo ngiyo ni indangagaciro tugomba kugira. Ndamutse ngukubise urushyi nawe ukarunyishyura, kandi wowe witwa yuko nyine uri umukristo, nta tandukaniro waba ushyizemo hagati y'uwo nguwo witwa umunyamahanga. Kubera yuko ubwo se itandukaniro warigaragariza he? Wa mujinya uracyawufite, ya kamere uracyayifite. Bivuze ngo nta kintu, ntekereza ko nta kintu waba warakijije. Wenda nje hari ukuntu ndimo ndabitekereza, nibaza cyane kuri icyo kintu. Numva kuba umuntu yarakijijwe ntabwo bivuze ngo atotezwe. Ni ukuvuga ngo nasomye igitabo cya Samweli. Mu bitabo bya Samweli bibiri, Dawidi yishe Goliyati, kuko Goliyati nawe yari yahangaye ubwoko bw'Imana. Ese umuntu wakishijwe si umuntu w'Imana? Ni umuntu w'Imana. None se umuntu w'Imana aravogerwa? Reka twibaze icyo kibazo. Abantu mudukurikiranye, ushobora kuduha igitekerezo cyawe, ukatwohereza ubutumwa kuri WhatsApp, cyangwa ukazanaduhamagara kuri 0788820360 kugira ngo uduhe inyunganizi, uduhe igitekerezo kuri ibi bintu twibaza. Turimo turibaza, umuntu w'Imana abereyeho kugira ngo atotezwe, cyangwa umuntu w'Imana abereyeho kugira ngo yubahwe kuko ari uw'Imana? Urabyumva? Noneho Dawidi ibyo ngibyo bibaho. Gusa tubwizanye ukuri, kuba umuntu ari umurokore bivuze ngo avogerwe? Ntabwo bivuze ngo avogerwe, ariko se kandi niba udashobora kwihangana nk'umurokore nyine, ubundi buba butandukaniye na wa muntu. Reka turebe rya jambo. Ni ukuvuga ngo mu guhora kwa Dawidi, kuko byanga ariko ndabikoze ahora. Ese we yakoze icyaha cyangwa se icyaha yakoze? Ndashaka kuzegera abakozi b'Imana. Nanjye ariko ndi we. Ubwo uzabegera bakubwire, ariko buriya wowe ubyumva utaho? uko mbyumva, nk'uko Bibiliya bivuga, kwihangana bitera kunesha. Nk'abakozi b'Imana nyine dutegetswe. None Dawidi kuki atihanganye kandi akanesha? Kuba atarihanganye ntibikwiyeho ko ni umuntu. Birashoboka yuko kamere muntu ishobora kwanga, cyangwa se ukabona yuko ari ngombwa yuko nawe nyine ushyiramo imbaraga zawe, ariko mu by'ukuri rwose dutegetswe. Akenshi buriya Bibiliya nuyisoma uzabyumva, dutegetswe kwihangana. Icyo umuntu agukoreye ntabwo ari ngombwa ko uhindukira ngo ukimukorere, cyane ko kitaba ari na cyiza. Ndibaza kenshi nkunda kugira ibibazo byinshi. Ndibaza hari uguhora gutandukanye kugira ngo abantu badukurikiye baze kubasha gusobanukirwa neza n'ijambo ry'Imana. Bashobora kuvuga ni se umurokore umukubise urushyi yagusubiza urundi? Icyo ni ikibazo ubwabo bashobora kwibaza abantu kenshi na kenshi, kuko Bibiliya iravuga, bamwe barasoma ngo ijisho rihorerwe irindi, kandi nanone hakaza irindi tegeko rivuga ngo ntukihorere. Ndagira ngo abantu badukurikiranye cyane, abakozi b'Imana bari hirya no hino, bazadufashe kuri iki kintu. Bibiliya iravuga ngo ijisho rihorerwe irindi, kandi nanone ikongera ikavuga ngo ntukihorere. Ijisho rihorerwa irindi, ariko kandi ntukihorere. Kubera iki? None se nyine nawe wakibaza iyo mpamvu, kubera iki babanje bakavuga ngo rihorerwe irindi bakongera ngo ntukihorere? Ngaho mbwira. Njye buryo ndumva, niba njyewe umuntu ansagariye, birashoboka yuko nshobora kwihanganira ko ansagariye, ariko hari ugusagarira umuntu kurengereye. Kurengereye se nka gute? Urugero, umuntu ashobora kugusagarira, tuvuge urugero, uyu munsi murahuye aragututse,
uwo nguwo ushobora kumuhunga ukigendera. Ejo murongeye murahuye aragututse, urahunze urigendeye, urimo urihangana nk'umurokore. Ejo murahuye agukubise urushyi, nabwo urakikiye uragiye bwa babarewe. Ejo noneho ararengereye ageze naho azajya aza agatera amabuye ku rugo rwawe. Ese uwo muntu uracyari muri rya jambo ngo ntukihorere, cyangwa bizaba ngombwa ko nawe muri kwa kwihangana kwawe. Dawidi ajya kwica Goliyati, yabwiye Goliyati aramubwira ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Ni ukuvuga ngo hari uburyo abarokore bashobora kugira gute guhora kubw'ibyo bakorewe ariko batabikoze mu izina ryabo. Amen. Urakoze cyane. Babikoze mu izina ryande, mu izina ry'Imana, ariko ntabwo ari ariko kandi ndatekereza yuko umuntu yazaga gukubita ngo ndagukubise mu izina ry'Imana ishobora byose. Ntabwo bibaho, ahubwo arakubwira ati nyine mu izina ry'Imana ishobora byose genda nakubabariye, Imana yo mu ijuru izabikubaza ibyo wakoze. None kuki umuntu ashobora kujya kurega umurokora akajya kurega umuntu ngo byagenze gutya na gutya yamusagariye? Impamvu ashobora kujya kumurega ni iyi ngiyi. Dufite amategeko nk'ibisanzwe, haba muri ubu buzima tubaho mu isi dufite amategeko, tukagira n'abayobozi, ndetse no muri Bibiliya naho amategeko arimo. Reka turebe amategeko, reka turebe ku mategeko y'ubuyobozi cyangwa ya leta mu buzima busanzwe tubaho, turebe n'amategeko ya Bibiliya. Ni ukuvuga ngo uhereye na kera abacamanza babagaho, kandi bari bashinzwe kuba bakunga abantu bari bagize gute. Ni ukuvuga ngo kuba umurokore ashobora gufata umuntu akamufungisha, ashobora kubikora kuko atamwanze, ahubwo abikoze kugira ngo wa muntu afungishije afate isomo. Turi ku ijambo kwihorera, ndabyumva cyane, ariko nubwo yamufungisha ntabwo aba yihoreye, ntabwo aba yihoreye, ahubwo aba ahorewe na rya tegeko rimurengera. Kuko none icyaha ni icy'itegeko, ubwo icyo cyaha cyo kwihorera kibaye ntabwo kibayeho, nta nubwo kikiri kwihorera. Kubera iki? Byakabaye kwihorera ari uko amukubise urushyi nawe akamusubiza. Nyine ariko niba umurokore yihanganye we ntakurwanye, akagenda akabibwira abayobozi. Abayobozi buriya turabubaha cyane, abayobozi mwubawe. Hanyuma akagenda akabibwira umuyobozi. Urumva icyo gihe biba biciye mu mucyo, biba biciye mu buryo bwa demokarasi. Reka mbivuge uko ngo icyo gihe n'Imana nta rubanza izakugiraho kubera yuko hari abayobozi wabinyujije mu nzira y'amategeko. Ntekereza ko abayobozi nyine bahagarariye Imana hano mu isi. Hanyuma mu gihe twakabwiye Imana ngo iduhorere, ariko Imana ishobora no kunyura muri wa muyobozi, hanyuma ikagukemurira ikibazo, ariko wowe utabigizemo uruhare ngo werekane umujinya. Mwese mudukurikiye, turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ni Gitangaza Daniel na Iremizi Janine, turimo turaganira kugira ngo ikiganiro cyacu cyangwa twungurane ibitekerezo ku murimo w'Imana. Hari abantu batari bamara gusobanukirwa neza. Akenshi na kenshi nko kubwiriza umuntu wiberaga mu byaha kugira ngo akizwe, ubundi bakunda kuvuga, numvisha abakozi Imana bavuga ngo niba ugiye kubwiriza umuntu ari umunywanzoga, birashoboka ko utanywa inzoga ariko ugenda uri mu cyiciro nk'iki, waciye bugufi nawe wigize umuntu uciriritse. Niko bigenda. Birumvikana cyane. Buriya umuntu ntabwo wagenda guhita umubwira ngo urapfuye kubera kunywa inzoga, kandi warayinywa buri munsi akabona nta kintu abaye. Abona n'abantu rwose babayeho neza kurenza wawe. Aha ni babandi. Ariko wowe uzagenda umusange, umuganirize biciye mu buryo nyine bwiza, utamukanze, ugenda umwereka ibibi, nawe azagera aho ngaho nyine akumvire, hamwe n'Umwuka Wera nyine yumvira iryo jwi maze yihane. Topic yacu iragira uti imibereho y'abarokore cyangwa abantu bakijijwe n'imibereho y'abantu badakijijwe. Ndagira ngo tugiye gusoza dutanga message ku bantu, tugira icyo tubwira abantu. Ni ukuvuga ngo gukizwa ni byiza. Umuntu ashobora kuba mu buzima butari bwiza akijijwe, ariko muri ubwo buzima butari bwiza ashobora kuba hari ibyo ahuriramo nawe bishobora kumukomeza mu gihe yanahura n'ibintu byakamutumye ava mu nzira y'agakiza. Urugero wenda reka tuvuge, nshobora kuba nkijijwe nkabaho ariko ndangwa n'ubukene, ariko ugasanga niba ntunze amapantaro abiri, njyewe amapantaro abiri nshobora kuyamarana n'imyaka 3 ntaharajya. Ariko wa muntu udakijijwe ufite bwa butunzi, ugasanga bwa butunzi bumuhoza mu madeni, ugasanga ahora ajagaraye mu mutwe we. Sinzi ukuntu wowe ubyumva.
Njyewe icyo nabivugaho buriya ubuzima bwo kuba ukijijwe cyane ni ubuzima bwiza cyane ugereranyije n'ubuzima bwo kuba udakijijwe, kubera ko uko byagenda kose wowe wumva unyuzwe n'uko umeze, ukavuga ati nubwo naba mu bukene bukabije, ugafatira urugero ku bantu bagiye bahura n'ubukene ariko Imana ikabana nabo ikaza ikabasanga. Uko byaba bimeze kose, waba ukennye uzashima Imana wumve ko unyuzwe, waba ukize nabwo uzashima Imana wumve ko unyuzwe. Hanyuma rero birashoboka ko ushobora kuba ukize ariko nta mahoro ubifitemo, ariko uko byagenda kose iyo ukijijwe, Imana nigira gutya ikagucira inzira uzayishima, wumva uranyuzwe, wumva uranezerewe, wumva uguwe neza muri wowe. Birumvikana ku bantu badukurikiye bari hirya no hino ku isi hose, ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe uba utandukanye n'umuntu udakijijwe. Iyo ukijijwe, icya mbere urangwa n'amahoro yo mu mutima. Ni handi uzasanga niba umuntu akijijwe ashobora gufata keredi ya banki, ariko kubera ya keredi ya banki afashe ikamutera guhora asenga cyane, avuga Mana nkeneye kwishyura rya deni, nanone irya sengesho kubera gukizwa rikamutera guhora adahangayikiye rya deni, akagira kwizera yuko rya deni rigomba kuzagira gute kwishyurwa. Ndumva sinzi wenda n'abandi badukurikirana bafite ukuntu babyumva, ariko ubutaha tuzakigaho cyane tukirebe. Nibyo cyane rwose, nk'uko Bibiliya ivuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntabwo agira akagero. Ntabwo agira akagero, kandi nta nubwo ari nk'ay'ab'isi batanga. Urumva rero ni byinshi cyane twaganiraho, ariko tubararikire kuzakurikira igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu. Cyane rwose, ikiganiro nakagaruka. Uriya nitujya kuganira igice cyacu cya kabiri cy'iki kiganiro, tuzareba ku mpande zombi ingaruka zishobora kuba ku muntu utarakijijwe, noneho turebe n'umuntu wakijijwe ibyiza ahura nabyo. Ese byitwaramo gute, bigenda bite? Tubashimire cyane rero mwese mwarimu dukurikiranye. Nge ni Gitangaza Daniel na Iremizi Janine. Dushimire kameramani Jacques Bukenya, ndetse namwe tubashimire mudukurikirana muri hirya no hino, mudahwema gukora subscribe ngayo bibuke cyane. Turabashimiye cyane rero, turabakunda nk'umuririmbyi Gatatu TV, kandi mujye mukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byacu. Wowe ureba izi video zacu, kora subscribe kugira ngo ukomeze kuzakira, ukomeze kureba notification zacu uko tugenda tuzishyiraho, kandi tubafitiye byiza kandi byinshi. Murakoze cyane.